Pole sana musirikare, pole sana. Umuntu ntabonye ku kiriyo kwa data, umuntu ntabonye ndi gushyingura data, umuntu ntabonye ndi mu kababaro nk'aka ngaka k'agahinda, umuntu utaraje kumfasha gushyingura data ntazaze kumfasha kurya umunsi mukuru nabatirishije cyangwa nakoze ubukwe. Muntu wanabaye nawe, Imana iguha umugisha, kandi Imana niyizi inzira zayo. Mbuze papa wanjye nkiri muto, mbuze papa wanjye nkiri muto, ni agahinda gakomeye, ni akababaro. Papa wanjye twabanye neza mu gihe nahumekaga umwuka wa nyuma. Papa yarambyaye nshyira ku inosi ya rurema. Kuki papa, kuki unsize njyenyine data? Bantu mwaje kumfasha gushyingura data, ndabashimira. Imana ijya ibarinda. Nsabira data nawe Imana imuha ijuru, Imana imuha iruhuko ridashira. Nshimira pasiteri, nshimira padiri, nshimira abantu mwese muri hano ku kiriyo. Mbashimira mbabwira ngo mwakoze. Ntacyo nakora, ntacyo navuga kereka kubasabira umugisha gusa ku Mana. Ikindi cyo kuvuga inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Rulindo. Mu karere ka Rulindo hazindutse inkuru y'incamugongo, inkuru yahamuye abaturage benshi bari bari aho ngaho ku Rwambariro. Iyo nkuru nurangiza ngo mbaze ngo ni iyihe? Iyo nkuru ni umugabo witwa Ndahimana Jean Paul witabye Imana mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Byumvikana yuko uno mugabo yitabye Imana mu masaha ya saa 2 za nijoro. Nkuko mubibona hano twari kwitabaro, twari turimo tumushyingura tuvuga ngo Imana imuhe iruhuko ridashira. Nkuko mubibona hari abaturage benshi cyane. Uno mugabo yakundwaga, yari inyangamugayo mu bandi bose. Ni ukuvuga ngo yari umukuru w'umudugudu, ngo yayoboraga neza, ndetse mu gihe twajyaje kuvugisha umwana we yagerageje kuvugana amarira menshi n'agahinda kenshi. Turavuga ngo tukomeje kubaza byinshi twakomereza abana asize cyangwa umuryango we. Nkuko yadutangarije avuga ngo arashishikariza abantu bose kujya batabara bagenzi babo mu gihe bitabye Imana, kubera yuko ngo nawe afite inshuti nyinshi yakuye mu mujyi wa Kigali kugira ngo zize hano Rulindo kwitabaro. Uyu mwana rero yakomeje atubwira ngo papa wanjye yari afite imyaka 48 y'amavuko, yavutse 1977, akaba yari afite umuhate ndetse n'impuhwe nyinshi. Yitaga ku bana be kandi yitaga ku rugo rwe. Nagerageje kubaza ikintu kishe uno muvandimwe wacu yitabye Imana, gusa ntago wabashije kumbwira byinshi kuri we, kubera yuko bari bafite intimba nyinshi, agahinda ndetse n'amarira menshi cyane atandukanye. Bivugwa yuko uyu mwana yasize cyangwa uyu mwana washyinguye se azahabwa inkuragobo. Nukuvuga ngo nkuko mu mico yacu, mu mico iranga u Rwanda cyangwa indangagaciro z'u Rwanda, umuntu abagomba gushyingurwa n'ifura yiwe. Hava ifura yiwe hakahita hajyaho madamu, abandi bana bose bagakurikira. Iyo abo bose bamaze gushyingura nibwo abandi bongera kwifatanya nawe gushyingura. Ikindi hakurikiraho padiri gutera amazi y'umugisha cyangwa gusengera nyakwigendera kugira ngo abashe kugera mu ijuru amahoro. Turakeka yuko no mugabo azajya mu ijuru kuko nta kibi yigize akora hanze aha. Ni umugabo w'intakemwa, ni umugabo abaturage bemera, ndetse Ndahimana Jean Paul yari umuntu mwiza cyane mwa kano kagari kabo, ngo ndetse yari intakemwa. Ndahimana Jean Paul bivugwa ko yagwanye n'ubuzima paka, ariko urupfu rurangira rumuganjije ruramutwara. No kuvuga ngo Imana yamukunze kuturushanya kwigendera agire iruhuko ridashira. Ndetse nk'uko byatangajwe n'uyu mwana wiwe ko yitabye Imana, kubera yuko niwe wari umuri hafi ndetse niwe wari umurwaje. Niyo mpamvu ibintu yatubwiye biba bifite ibimenyetso, kandi ibintu yatubwiye kugira ngo tubishyire hanze tuba twabanje kubinyuzamo amaso tukabinonosora. Muntu ukigera kuno muyoboro bwa mbere wa Kidasamura Movie, kora subscribe kandi ukore share. Nge mugiye kubana mwino nkuru nitwa Urinzwe n'Imana Emmanuel, abandi banze ku izina rya Kidasamura.
nk'uko bivurwa yuko Rulindo bivurwa yuko ari ahantu heza haba abantu beza bagira umutima mwiza batabara. Ariko ikintu kijya kitubabaza nuko iyo umuntu apfuye haza abantu benshi cyane birenze yuko yarwara akabura umuntu n'umwe umugeraho. Ni ukuvuga ngo ni kamere, ni ukuvuga ngo uyu muntu ashobora kuba yararembye akabura umuntu wamugeraho, ariko yapfa akabona abantu benshi ku itabaro. Ibyo ni ibintu bisanzwe ntago twirirwa tubigarukaho. Rero muntu ukigera kubona umuyoboro bwa mbere wa Kidasamura Movie, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ikindi kintu mbasaba, ngiye mugiye kubana mwino nkuru, nitwa Urinzwe n'Imana Emmanuel. Iyi ntago ari inkuru ishimishije, ni inkuru y'agahinda kandi ni inkuru ibabaje cyane. Bivuga yuko uno muryango wa Ndahimana Jean Paul tuwufashe mu mugongo kandi turawukomeje. Muntu rero nawe uri mu muryango wa Ndahimana utamenye ko Ndahimana Jean Paul yapfuye. Ndahimana Jean Paul yapfuye ku itariki 30 z'ukwa gatanu umwaka wa 2025, ndetse yavutse 1970.